This is Family Table TV. ubwo rero tuhita tugenda no kuyame ry'uburinganire byabaye ikibazo abagabo bararyikanga abagore bakarikoresha nabi Imana ntikwiye kutubabarira ugasanga mbese aho wumva yuko wenda wamucinyiramo ukavuga uti ariko ujye umenya ko ibi n'ibi burya tubifatanyije nyamara ntukagire ikintu ukora utambwiye akagira kumva arahungabanye ati ariko se ubundi yajya bimbwira neza ko yasanze muri iriya nzu ko imodoka yinsanganye yajya agira uko ntwara nubwo nzi neza ko turinganiye ariko akagira uko abitwara tugira uko tubitwara ko birimo birasenya ingo kubutabwumva neza no kubukoresha nabi ni ikibazo noneho gufatanya imirimo rero no kuba abantu badasigana iyo basiganye nabyo bigenda biba ikibazo ni kwa kurya free harya hejuru urukundo rwa mbere rwarangiritse rwumaze kwangirika rugenda rufite ruzana ibindi bintu harya indwara zigenda ziza ku yindi ndwara byitwa ngo iki nibi ibyuririzi ni nk'ibyuririzi ibindi ni nk'ibyuririzi noneho ikindi kutaganira mu rugo communication no kudakemura amakimbirane mu rukundo no mu kuri ugasanga muhora mukene umuntu wa gatatu umwe muri mwe agira akarambirwa abagabo bararambirwa cyane cyane atamena amabanga y'urugo agira gute none se kutaza ngo muganire azajya gushaka undi muntu nyine kugira ngo azabatege amatwi burya bisiga kenshi bisenya urugo kutaganira umuntu wa gatatu asiga asenya urugo kuko aravuga ati wanjyanye hanze buriya wari wanjyanye hanze kubera iki abantu benshi bakunda amabanga hari ikiganiro mperutse gukora naguciye mu ijambo aho abagore navuga yuko aho abagabo bagendaga bavuga ibintu bibabangamira ku bagore babo ni ukuvuga imyitwarire abagore bagira ibabangamira bavuzemo icyo kintu cyo kuvuga ngo bamenya amabanga y'urugo kandi abayenda gupfa amucinyira mu buriri amubwira ngo ntakoze ibi n'ibi mu buriri harimo byinshi ariko hari n'ibyo wenda wasanga wenda ari kuremye cyangwa ariko yaguteguye nabyo ukabizira no ngo ni amabanga ugasanga mbese ugomba gupfira mu mabanga rero ibyo ni ikibazo mumenye ngo numugira nawe ukamukubita ukamuhotera ntabwo bikiri ibanga ntabwo bikiri ibanga azakenera yuko haza umuntu wa gatatu abatega amatwi n'ibyanga ndetse na ribi bizazamo gukemura amakimbirane iyo bitabaye mu rukundo no mu kuri ngo abantu baganire nabyo biba ikibazo noneho kwa kwiyemeza kubana kugeza ku rupfu ntabwo abantu bakibirimo Christine reka akantu karaba ati ubuzima bugomba gukomeza ngiye rwose uriya nabonye ibimenyetso yasambanye yagize gute nafite ibimenyetso ngiye mu rukiko kandi bazamugatanya bazayiguha nyine nzanabeshye ko asigaye ashaka kunyica bazayiguha mada bazayiguha umugabo ariko nyuma ingaruka zirahari tuzagira igihe tuvuge ko ingaruka za gatanya cyane cyane ku bana nabo ubwabo kandi bagira bakicuza ariko gure nanone urabona ntabwo mu rugo habamo amakimbirane aturutse kuri ibyo byose umaze kutubwira kandi amakimbirane ashobora no kuganisha ku rupfu ngira ngo ahangaha nanone mu buryo bwo kurinda ubuzima no kuzagira mu buryo bwo kurinda ubuzima gatanya nayo tuzagira igihe cyo kwivuga biremewe turaza kubivugaho gatoya kuko ibi bimenyetso bigaragaza ko ushobora gupfira mu rugo nibyo ngira ngo twirukanyireho noneho ibi bintu birimo kuza bya tekinoloji bya byo muri tekinoloji birimo biratanya ingo harimo nka bya WhatsApp nko kuba abantu bahishanya wenda password cyakora iyo ngaho abagore n'amatelefone y'abagore mushaka muyareke nta byiza birimo gihe niko abantu gore benshi bamaze kumbwira ati nyimara kwireka nagize amahoro kuko nasangagamo filime bamwohereje nasangagamo amagambo ngo wandyohereje iryo jambo uhuye naryo mbese niwe wayifunguye telefone none uhuye na message ya mucyako amubwira ngo byagenze neza ngo wakoze ibyo ni ikibazo ariko ahangaha abadukurikiye babyumve neza ntabwo ari ku bagabo bose nta nubwo ari no ku bagore bose rwose hari wambwiye ati giye telefone yanjye ni public igeze mu rugo ahubwo hari igihe nkoresha iye nawe agakoresha iyanjye ubwo rugo ruba rubanye neza nta bintu bahishana nta mafaranga yo ubwo iyo batabihishanya nyine nuko urugo rwiza nta bibi bihari ariko bitanabujije yuko telefone ni
personnel ubundi ni vie privée ni y'umuntu ku giti cye. Uravuze uti nyaboneka abagore mujye munayirinda, namwe bagabo muyirinde, mwirinde amatelefone, umugore wawe mubane mwizeranye. Ni nko gufungura umutima w'umuntu ureba ngo ibyo atekereza n'ibyo donc n'ibyo yibwira, ntabwo Imana yabiduhaye, niyo mpamvu na telefone tuzihorere. Unabonye ari ngombwa. Noneho rero ubwo twihuse tukareba ngo bira byose uramutse ubona ko umuntu wawe yabitsinzwe cyangwa wabitsinzwe, urahita ujya ku kindi kigakira ku bibazo by'imitekerereze, kuko birimo biratuma none umenya ngo bya bintu biri danje, ntashobora kubapfira. Urumva nta rukundo ugifite wa muntu wa ukoko pe byararangiye. Ukeneye umuntu ugufasha kuko nangaje mu wakoze no kwiyemeza, ntabwo ari amasantima. Yego. Noneho nta n'urukumbuzi ukimugirira. Yego. Iyo umubonye wumva uhungabanye, ukumva udashaka no kwicara ahantu, ukanezezwa nuko adari mu rugo. Icyo ni ikibazo. Ntabwo mukiri urugo. Noneho abana banyu nabo biyahuza ibiyobyabwenge, kuko iyo muri kumubwira mushwana mugira gute, aho harimo ikibazo gikeneye muganga. Noneho hari ikibazo, ibibazo ugiye kuhita njyamo neza, bigaragaza ko urupfu rushobora kuhaba. Umwe cyangwa mwembi afite uburwayi donc uburwayi bw'umutima, cyangwa se yarahungabanye mu mitekerereze, aribagirwa, ararira buri kanya kubera umubano wanyu urimo gutongana, urimo kurwana, urimo ibintu byose, harimo gukomeretsanya ku mubiri no ku mutima buri kanya. Harimo umwe wumva yakwiyahura, kubera ko umwe mubwira ati nzakwica ntacyo umaze, ari uwabwira ngo abereyeho kuza toilette gusa. Urumva ko ngo abereyeho kuza toilette ntacyo kimaze, n'abana be yabyaye ntabwo abahaye agaciro. Uwo muntu yari yarahungabanye pe, ageze amaze kubivuga, cyakora umugabo aratubwira ngo yarivugiraga. Aza kumutubwira rero ntukajye uvuga amagambo ubonye yose, kuko hari ijambo riza rigakomeretsa. None wa muntu iyo adakora yumva ko ibyo umubwira ko ari uko aribyo atahashye. Ese we baramutse barimubwiye ko nawe tuyikoresha. Rero icyo udashaka kubwira mugenzi, ushaka ko bakubwira nawe ntukakivuge. Noneho kumva umuntu ahora akubwira ngo nzakwica ndagira ngo ngere aho ngaho. Umugabo wese uhora akubwira nzakwica azabikora. N'umugore ariko n'umugore urakoze kumosora, kuko nabo basigaye babikora. Ariko Imana itubabarira, ubundi umugore ntiyari akwiye kubikora amaraso. Ariko jenoside yabaye mu Rwanda yagaragaje ko abantu bose bashobora gukora ibibi, kuko n'abagore barabikoze. Rero no mu ngo wa mugabo, umugore nabwira ngo azakwica, nawe tangira urebe ukuntu wahunga, cyangwa se uvuga uti bya bindi birashoboka n'agatangira ashoboka. Rero hano hajemo amagambo nzakwica, ntacyo umaze, urutwa n'uwapfuye, nzakora akantu bamfungure. Iyo ni sinye z'uko urupfu ruri mu rugo. Icyo gihe rero Chris wavuga uti se mwabakora iki mukora iki? Twabohereje ku baganga bo mu ndwara zo mu mutwe. Harimo abakize baragaruka, dutangira kuganira. Harimo nanjye abo niganirije nkurikije ya tekinike nakweretse y'ibintu bishwanyutse bikageraho bikagaruka. Tujya muri atelier tuvuga ati ariko iriya tekinike nayo uzayituganirizeho. Abantu bakeneye kumenya yuko mushobora kugera kure mu mubano wanyu ukaba mubi warashwanyutse, ariko abantu bafashwa bakaba bakongera icyari cyarajenjaguritse kikongera kikaba kigasanwa kikaba kiza kurusha mbere. Imana ishimwe rero yuko hari abaganga b'indwara zo mu mutwe, bihungabana, abahuza. Ariko abahuza bundi tubagira inama yuko niba bigeze aho umuntu arimo kubwira ati umugabo wanjye yarambwiye ngo azanyica inshuro 10 kandi yize no kubigerageza, mwamuhuza uwo muntu ntuhite umuhuza n'umugabo, kuko hari abo twozi bahujwe ariko barangije aramwica koko. Kandi uwo muntu wagize ihungabana nawe, mu bagize ihungabana harimo abana, ariko n'uwamuhuza yagize ihungabana, kuko yaravuze ati iyo mbimenya simba narabahuje. Burya namuhuje n'igikoko kigezeho kiramwica. Ariko icyo gihe iyo bigenze gutyo se ubwo ni ukuvuga ngo yari afite ubumenyi buke, hari za etape yasimbutse, wenda nko kubanza kubafasha gukira ihungabana, kugira gute, kubohereza ku bandi bantu babafasha, kubohereza ku bandi bantu bafite ubumenyi bwisumbuye. Urakoze cyane. Gutega amatwi ni kimwe, no kubwira abantu ngo ariko murapfa iki mwakongeye mugasubirana. Ibyo ni igihe bapfa utuntu dutoya, kandi utwo tuntu dutoya mu by'ukuri nawe warabyikemura. Bura nasimbutse hari ntabwo nahise mvuga ku makimbirane n'uburyo ki tuvuga ngo aya ngaya ni icyatsi
hagati n'umuhondo n'umutuku ni umuntu twivumburiye tuvuga ngo modo yo kureberaho marital conflict donc assessment cyangwa se gusuzuma amakimbirane hagati y'abashakanye. Rero ibibazo iyo bamaze kubisubiza bagasanga bafitemo esheke, aho ngaho baba bari mu mutuku reka duhere hasi. None iyo basanga bari hagati 40 kuri 80 baba bari mu muhondo bashobora gufashwa bagakira. None iyo basanga baratsinzwe wenda nk'ibibazo 20 gusa kuri 40 ni ukuri bari abana beza baragize donc baragize nda guhera kuri 60 kugera kuri 80 burya, ariko nta muntu wakuzuza ibintu byose. Yego urakoze cyane. Reka tubwire abantu badukurikiye ukimara kugera aha ngaho ukore subscribe, ukore like ndetse ukore na share na comments kuri iki kiganiro turi gukora, kuko ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Nagira ngo rero mvuge gatoya aho iyi fish bamaze kutubwira aho ihurira na ya ngingo tuvuga tuti twavuze tugitangira tuti ese ubu bwicanyi buturuka hehe. Ngira ngo yagiye abivuga, Goreti yagiye abisobanura avuga ko urukundo rwa mbere ruba rwarapfuye iyo rwarashwanyutse, rwaba rwarashwanyutse rero abantu bakagenda bagira ibindi bintu bigenda, ibindi byuririze bigenda biza kuri uwo mubano washwanyutse. Yatubwiye uburezi, atubwira cyambere nuko tubona ko no gusenga ni myizere, no gusenga birahagarara. Donc abantu bagapfa abana baba ari benshi bari bacyo ugasanga barabapfuye. Yego, ntabwo babyaye abahungu gusa, babyaye abakobwa gusa, nibyo ni ikibazo. Imitungo mugasanga umwana atwara akajya kwirira, hari undi akajya kwirira, hari akajyana iwabo akajya kubaka, ugasanga nabyo imitungo ibaye ikibazo. None no kutamenya kugaya kugira ngo bagane bakiganira niba bakiganira yabo bose bahora bumva, ahubwo inkuru ushobora kumva ikintu cyambayeho ukacyumva hanze kuruta uko nakikubwiye ko tutakiri kumwe. Yego, imitungo no kudafatanya no kumva uburinganire na ubwuzanye n'uburinganire tukabyumva nabi. Yego, nabyo ni ikibazo, nibaye nabi ikibazo cyane. Hanyuma bikagenda noneho bikagera kuri rurangiza, ya magambo nzakwica ntacyo umaze, urutwa n'uwapfuye, yewe ngo ngewe narashatse. Ibyo byose noneho bikagenda bikaba byaganisha ku rupfu. Ikindi wenda nakongeraho nuko iyi fishe Goreti na bagenzi be bakoze utubazo twose abantu bagenda bibaza, ibibazo bateguye bagenda bibaza bigera kuri 80 ni ibibazo bishobora kukwereka ngo ese mbitsinze ku rugero rungana iki. Niba mbitsinze ku rugero rungana gutya ndi mu muhondo, niba mbitsinze ku rugero rungana gutya ndi mu cyatsi, niba mbitsinze ku rugendo rungana gutya ndi mu mutuku ndetse n'agasaraba. Aho ngaho ndi mu mutuku cyangwa umutuku uriho agasaraba. Ni hahandi nyine bigezaho urupfu rwanutse mu rugo, ugomba guhunga. Iyo turi mu mutuku n'agasaraba, baba we ni ukuri twebwe nk'abahuza ndetse n'abajyanama ntabwo tuba dufite ubushobozi bwo kuba tuvuga ngo tugiye kubahuza basubirane. Ahubwo turabwira rero, reka ngo urugero rwo naherutse gufasha, arambwira ati rero ndimo ndunama noneho amaraso akava kuko yankubise ubuhiri mu mutwe ashaka kunyica, kandi yambwiye ko imyenda yanjye uko yitemaguye ariko nayo yagiye kuntema, ngo azahita ngo agira gute ngo ajye kwirega ngo bazamufunga gato. Noneho ndavuga ni rero ari urupfu n'ubuzima urahitamo iki? Ati ndahitamo ubuzima. None hunga rero yahise ajya kwa musaza we, arangije cyakora icyo gihe nari mfite amahirwe yo kujya ahantu hanini, ndamuhamagara ndaza ngo mpita nkora sheta n'abandi bagiye baza, ni ukuvuga ngo ubuhungiro. Araza tumana iminsi kuko burya nawe none barakwinuba. Araza aguma aho ngaho, turamufasha. N'undi muntu ufite n'upsikologe turi kumwe w'umuyapanikazi, turamufasha turamuvura arakira ibikomere by'imbere n'iby'inyuma. Birangije cyakora amaze gukira, amaze kuruhuka, wa mugabo atangira kugira ngo acyure. Turamubwira rero ni uburenganzira bwawe guhitamo. Abanza kumwangira amuga ati ibi nibi banzo nyereka ko wahindutse. Byafashe amezi menshi ariko bagize barasubirana barabana neza. Hariho rero kubanza umuntu agakira akanatekereza neza niba gatanya ariyo nyayo, ariko gukira iyo birangiye hariho kuba abantu bakwiyunga. Ntabwo dushyigiye gatanya ariko nayo irashoboka. Yego, aha ngaha nari usoje nkubaza, nakubazaga nti ni iki cyakorwa? Uratubwiye uti abo bantu bakwiye gukurikiranwa, bagafashwa, bakavuzwa. Ibikomere by'imbere n'inyuma iyo bigeze hahandi harimo amagambo y'ubwicanyi y'iki, urabona yuko n'ibintu biba byaragiye bikurikirana. Aha ngaha umuntu asabwa guhunga. Yego,
nta nasabwa se ariko birihutirwa ni ukuvuga ngo ni ibyihutirwa hari uguhunga hari no kwitabaza amategeko no gukiza amagara hari no kwitegura donc twe twambwiye ngo ubuhuza ni bwanga n'ubundi ubwo murakomeza mujye mu nzira za gatanya bajya mu mategeko icyo gihe bajya mu rukiko yego ngewe numva hari n'ikindi kintu dukwiye kubwira abantu tutarasoza iki kiganiro n'abaturanyi kuko ntabwo abantu bajya kwicana abaturanyi batarabimenye batazi yuko urwo rugo rusanzwe rugira amakimbirane nibyo mu gihe twari turimo gushaka amakuru yo kumenya neza uko bimeze twagiye ku mukuru w'umudugudu turamaze se uru rugo bimeze bite ati mana we ati mana mwarakoze cyane kuri mugore mwamwemereye akahukana ati yangaga kwahukana kubera ko ngo yangaga ko ngo itorero rye rizamuca abanyamatorero ndongera kubasaba abapasiteri bwose inshuti zacu basaza bacu yuko mu by'ukuri guhunga biremewe na Yezu yarahunze rero nimubona umugore yahunze urugo yaragiye gupfiramo cyangwa n'umugabo n'umwana urakoze kunyibutsa n'umugabo kuko nawe ndamufite wahunze ariko yahise ajya ku mugore yahise abona inshoreke bo ntabwo bibagora abafite abagore bamutegereje biravuga rero yuko guhunga biremewe wa mugabo wahunze ufite impamvu biragaragara yuko wari ukije ubuzima rwose ukaba ukiriho ni byiza wa mugore wahunze ko ugiye gupfa ukaba ukiriho Imana ishimwe abana bakakubona iyo bikomeye mwabyumvise ni ukwitabaza amategeko agakora icyo agomba gukora ariko mbere y'amategeko hashobora kubanza wabahuza abaganga babyigiye bashinzwe kugarura amarangamutima bashinzwe kuvura imitekerereze y'abantu n'umubiri wangiritse n'ubwonko n'umutima wangiritse n'amarangamutima yangiritse kuko Christine iyo utekereza ko wakwiyahura kubera umubano mubi nabwo uba umeze nk'umuntu wakabaye umenya ko ufite ibikomere bikabije bimwe mbese bivirirana cyane uhora urira buri kanya niyo nibwo twagize muri trauma nabwo uba ufite ikibazo ugomba gushaka umuganga cyangwa se ukavuga uti ndumva naniwe pe kuko dushobora gusanga umutima wahagaze uri umuntu uhora wifuza gupfa ukaba uvuga uti nzapfa mbasige nzamuhima aha ni ikibazo muri depression yego reka rero dushimire Goreti wadufashije kumva neza impamvu z'izi mfu zibaho nyaboneka abadukurikiye urugo ni hahantu abantu bakwiye kubaho bishimye bisanzuye bakirana basangira bafatanya ntabwo urugo rwaremewe kumeneka amaraso guhungabanya abana n'abaturanyi n'igihugu ndetse n'igihugu ntabwo ibyo bintu bikwiye Goreti rero turagushimiye reka ngira akantu ngeraho yuko mu by'ukuri igitabo nawe waragikosoye ni kinini ariko aka gafishi ni gatoya isuzume wowe kuko nawe ubwawe wakwisoma ukavuga uti ngeze hehe wasanga uri mu cyatsi tuzagukenera ko nawe uzaba umujyanama w'izindi ngo nusanga uri muhondo tuzakuganiriza nusanga uri mutuku nabwo tuzakuganiriza kuko ntarirarenga ntacyari ibyiringiro abantu rero mushobora kuvuga muti ariko aka gafishi twebwe twakabona gute za telefone muba mubona aho ngaho kuri ekara mwazitelefona n'izanjye ariko nawe ashobora kubabwira telefone ze naho mushobora kumusanga 0788 49 1809 iyo niyo telefone yanjye mwambonaho rwose turahari kugira ngo tubafashe Imana izatwihembera kuko abenshi kugira ngo bazaguhembe nibyoroshye ariko ntabwo ducitse intege nta nubwo turambiwe kuko turahari kugira ngo tubafashe niwo musanzu wo kubaka igihugu urakoze cyane nta gafishi ibi bibazo ugiye ubisoma ugenda wiha amanota ukamenya urwego rw'amakimbirane ari iwawe reka rero dusoze dushimira mwese mwadukurikiye dushimira Goreti araduhuguye twese araduhuguye twizera yuko uko mugenda musangira iki kiganiro ari nako abantu bazagenda bajijuka bamenya uburyo bashobora gukemura amakimbirane uburyo dushobora kwirinda impfu z'abagore n'abagabo ndetse n'abana mu muryango abana burya bapfa banahagaze abana bo bapfa banahagaze wa mugani ku bintu baba bataragizemo uruhare ndabashimiye rero This is Family Table TV.